Sifa ni umuntu usanzwe ukunda gusabana cyane n'abana batoya. Nizo nshuti nyinshi ngira mu buzima bwanjye. Ndi umuntu nyine uri hambo cyane, ukunda gusetsaho, ukunda gusererezanya. Nta muntu nyine tudashobora kubana. Urumva icyo gihe nta rokari yari igihari, buri mukinnyi yasigaye yibera iwabo, abandi baba mu mageto nyine bacumbitse kuko abenshi ntabwo babaga ari ab'i Kigali. Urumva ubuzima bwari buhindutse kwanza, urumva byabanje kuba ari ibintu bigoye. Ndavuga rero iyo upanze ibintu ugashaka gushyiramo abajyana ibintu ushobora gupfa. Ushobora kwenda nari kubaganiriza mukavuga ati mu cyiciro cya kabiri nta gahunda ntaki, ariko njye nafashe decision deja namaze no gusinya, ntabwo biri buhinduke cyane kuko bari namaze gusinya. Byari ukubabwira umwanzuro wanjye. Twese twayinayikinnye neza, ndije nyine aravuga ati mukomerezaho, biri kuzi ko iminsi izagenda iza, muzagenda mumenyera, abantu batangira kuri match ntoya bakamenyera. Nyine nekereza nyine ukuntu ndi bugiye gukina mu cyiciro cya kabiri, mvuye mu cyiciro cya mbere nkumva ni ibintu bihabanye. Gusa nakumva rero nkumva ni ikipe ifite izina riremereye, twese turabizi. Umva rero ikibazo cya mikoro nicyo cyatumye ikipe isenyuka. Ubwo nagiyeyo muri amarushanwa murirayo na coach Grace nyina w'umuntu yari yaje nawe yari ayahagarariye. Utwaye igikombe nibyo cya shampiyona nyine azamutse, ariko noneho ugeze mu cy'amahoro AS Kigali ya kipe wari urimo ihise gutsinda. Akavuze ati n'ubundi ibyo nirukanyiraga byose n'ubundi ya kipe iracyandusha, n'ubundi nakabaye nisubirira muri AS Kigali. n'ubundi message imwe ku bafana ba Rayon. Abafana ba Rayon Sport reka mbasuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira CB Entertainment. Ni siporo yo mu Rwanda tuba turi kugira ngo duteze imbere, ni ya YouTube yanyu ikomeza kubafasha kugira ngo mubashe kugenda mumenya ese uyu mukinnyi ninde. Uwo muri kureba imbere rero kuri kamera muri kubona waje yabyambara yameze neza, ngira ngo yambaye socks ya buriya ni icyatsira, socks ijya kubamo icyatsi gutyo kijimye, afite ku madrede musanzwe mumumenyereyeho, yambaye agasheneti kariho izina rye nyirizina kabisa. Cyakoze reka mba ariko ntangirira. Sifa umeze neza? Yego meze neza. Ijwi gato ragerageza kuryongera kugira ngo tuze kubasha kuganira. Sifa rero ni umukinnyi wa Rayon Sport, umwe mu bakobwa bakomeje kugaragaza ko ruhago atari y'abahungu gusa. Reka tuganire nawe tumenye uko urugendo rwe rwatangiye, ni aho yifuza kugera, n'ibintu yagiye acamo muri rusange. Ngira ngo ubu ngubu umaze kugera, ngira ngo mu Rwanda mu Rwanda urwego uriho ntabwo ariho hantu bo wifuza kugerera mu Rwanda. Mu Rwanda kugeza ubu ngubu nta yindi challenge iraza yo mu Rwanda ku buryo nahindura. Nta yindi challenge ahindura. Ariko rero ngiye hari ikintu cyanshanze nahoze mbivuga kare. Umuntu iyo uri mu kibuga mbamubona muri aggressive, ushobora gukanga umuntu ukamubwira ukagira gute, ariko kameme iyo muvuye inyuma y'ikibuga ubona umuntu ahise atuza. Hari bamwe bagira n'amasoni ukabona mwaganira ukabona ntibari kukureba. Ubundi buriya bushake bwo mu kibuga ubona umuntu ashobora gukanga akakataka rimwe na rimwe akakuvuna, akaza wahindura wajya mu buzima busanzwe ukabona witonze. Sifa wanyaho ubundi twavuga bari ubuhe bundi mu kibuga bari mu kazi, igihe cy'akazi ugomba kugakora. Isura nyine iba ari iy'akazi, kuko ntabwo wajya gukina uri guseka, uri guhangana na adversaire, umwanya wo guseka so wawubona nyine, ariko nyuma y'akazi urahinduka nyine ukaba undi muntu usanzwe. Nyuma y'akazi urahinduka ukaba umuntu usanzwe? Yego, ariko mu kibuga nyine ni isura y'akazi. Ni isura y'akazi. Isura y'akazi buriya ubona atari nziza yuko umuntu yashobora no kuba yayikoresha mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe yahagarika ibyo. Ubu uri umuntu abantu bareba bakavuga ati ni umuntu n'indi ku kazi kabisa yakanga. Cyane mu kibuga aba ari akazi nyine, urangaye gato baragucika. Nyine nta mwanya ufite wo kurekura kabisa, uri gucunga buri kanya. Ubwo urumva nyine akazi uba uri focus cyane ubyitayeho cyane, ariko hanze aba ari ibintu byahindutse. Nta muntu muri gucungana nk'uko mu kibuga hari umuntu uri gucunga ndangara gato arahita ncahagende, nyine isura iba yahindutse cyane ugakora akazi n'amapawundi akaza, ndavuga amanyarwanda.
cyane none se hari akazi katagira umusaruro kora ahangaha rero bamwita Sifa n'umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport Women Football Club ikipe ngira ngo imaze kuzamura ibigwi dore ko imaze haryo buriya mumaze gusohoka inshuro zingahe n'ubu ngubu ejo bundi mwari mwagiye inshuro ya kabiri kera twajyaga tumenyera ko ari abagabo gusa bajyaga bavuga ngo barasohoka ngo basohokeye ikipe basohokeye igihugu cyangwa bagiye gukina hanze ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa asigaye abyuka akavuga ati uyu munsi nanjye noneho ndicara mu ndege byari bimeze bite mbere nyine ntabwo ibintu by'abakobwa byahabwaga agaciro cyane ariko ubu ngubu ko isi igenda itera imbere niko ibintu bigenda biba byiza umukobwa ntakagira agaciro nk'aka musaza we ibintu nyine biri ku murongo nyine ukabona ibintu biraringaniye haba mu kazi ako ari ko kose nawe wikahita uvuga ati nkandagije ikirenge mu ndege bwa mbere wagikandagije uri muri Rayon oya ntabwo nari ndi muri AS Kigali icyo gihe wari muri AS Kigali reka dutangire rero mu buzima bwawe tubanze tumenye ubundi Sifa ni muntu ki amazina bwite yiswe n'ababyeyi abari dutangiriraho amazina yanjye nitwa Nyirigira Sifa mvuka mu muryango w'abana 9 abakobwa 6 n'abahungu 3 abandi umwana wa 5 umwana wa 5 yego ni wowe wakiniye football bwa mbere aya mu rugo ntabwo ari njyewe nari uwa 3 wari uwa 3 wakinnye yego ni njye mukobwa ariko wakinnye abandi bo bari abahungu yego barazwi bari gukina barazwi bimeze bite oya baje biretse ntabwo bo bamaze gukura ntabwo babikunze kubikomeza bageze hagati barabihagarika bakinnye ariko hari n'ahantu bagiye bakina hari hasi mu cyiciro cya kabiri muri unity ya kera muri unity iya kera imwe yakoreraga Kacyiru ndayibuka iya kera imwe yari ikomeye cyane irimo bitwa basise bamboma yari ikomeye simba yitwaga gute umuvandimwe wakinagamo yitwaga Olivier yari umudefenseur yakinaga inyuma muri axe centrale ubwo wajyaga kujya kumureba byari najyaga njya kumureba kuko ni nawe dukurikirana yego niho se wakuriye kuvuga ngo nanjye noneho ndabona ashobora kuzakina football nka musaza wanjye cyangwa hari ahandi hantu wari ufite uvuga ati nabikuye ahangaha tuganirize muri make ntabwo ariwe nabikuyeho nyine urebye gusa bajya gukina turi abana nkabakurikira nkagenda nanjye nyine nkaba ndi gukinira ku ruhande bo bari kwikorera nk'imyitozo nkataha ubwo rero nangirira gukinira muri centre ariko nta bakobwa babagamo ni njye mukobwa wabaga urimo nyine bakanshyiramo wenda nko mu bana turi mu kigero kimwe batoya tugakinana byarangiza nyine hashize nka 2012 none iyo centre yahigeze bazanyemo n'abana b'abakobwa abazanamo tukaya dukinana mu 2013 bahita bashinga icyiciro cya mbere ekipe ijya mu cyiciro cya mbere cy'abagore kuko icyo gihe ntabwo habagaho icyiciro cya kabiri nk'uko ubu ngubu byagenze neza akaba ari icyiciro cya kabiri mu bagore akaba ari n'icya gatatu icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe nari maze kugira imyaka 13 icyo gihe rero nibwo nakinnye icyiciro cya mbere mu 2013 urumva abashinze ekipe njye nayo nsanzwe nyine nikinira mu bahungu ubwo nyine gusa icyo gihe mu bahungu nari umunyezamu nari umugaridiye oya niho natangiriye mu izamu aho ukazajya abandi bagashota kuntu ibisore bigira amashoti akomeye ukabasha kuyakura ari abana turi mu kigero kimwe urabyumva gusa iyo uri kumwe n'abantu nyine nk'abo bagucarenjinga nawe uzamura urwego urumva nimba ari abahungu gufata imipira y'abahungu nyine urumva nimba nabashaga kuyifata ntabwo mu bakobwa nari kugira ngo binanire noneho ari abakobwa bagenzi banjye 2013 nibwo naje kujya muri iyo ekipe yitwaga The Winners mu cyiciro cya mbere turakina umwaka warangiye turi abakane aribwo bwa mbere ekipe yari ije gusa ntabwo yatinze 2014 yaje gusenyuka ubwo nibwo nagiye ari amarushanwa y'abana yabaga witwaga Cadre Entraînement yagenze gute se wese dewe nawe amugane kugira ngo isenyuke cyari ikibazo cya mikoro umva kiriya gihe ntabwo Ferwafa yafashaga nyine amakipe nk'ubu ngubu nyine wabaga ufite ikipe yari yeranjaga kuko hari n'igihe twaburaga n'amatike kuko kera ama ekipe menshi yaterwaga forfait nko muri shampiyona zirenga 3
urumva rero cyabaga ari ikibazo cya mikoro, urumva yari umuntu umwe itagira abantu bayisapotinga ariye ku giti cye. Umwaka mbere yaraje birakunda, ariko wa kabiri biranga nyine iza gusubira kuko abaga dukeneye ibintu byinshi, ibikoresho, dukeneye kujya kuri match nyine, ubwo ibikoresho habaga harimo amabaro, harimo amajezi, harimo godiyo, byabaga ari ibintu byinshi, harimo n'abakinnyi bakuru babaga bakeneye iki nko guhembwa. Wenda kuko nkanjye nari mutoya sinari bukenere guhembwa kuko nari mutoya ndi kuzamuka. Umva rero ikibazo cya mikoro nicyo cyatumye iyo ekipe isenyuka. Ubwo nari nigaga muri segonderi mu wa mbere, hari amarushanwa rero yabaga y'abanyeshuri muri vacances yitwa cadre d'entraînement, yakundaga kubera kwa Karirosi hariya mu Gatenga. Yego. Ubwo nagiyeyo muri amarushanwa murirayo na Koca Grace nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu yari yaje nawe yari ayahagarariye. Ubwo turakora ndi umugaridiye, dutsinda selection, batsindaga selection ngo barakomezaga bakajya Kige Grace yari koca. Yari umutoza icyo gihe atozaga AS Kigali, ariko muri biriya by'amarushanwa bya cadre d'entraînement nawe yabaga arimo amakipe nyine, yabaga nawe ari mu bantu babihagarariye. Yego. Ubwo rero aratubona turi abana, twari nka 6, aradufata aratubwira tuzaze gukora selection muri AS Kigali, bashaka gushinga academy. Urumva icyo gihe yari inkuru nziza nko ku muntu nkanjye wari ukeneye cyane rwose kugira igihe nyine ngo ngaragare, umuntu wabanje mu izamu, ni nawe wankuye mu izamu. Urumva nahageze nsanga hari abandi bana nabo baje gukora babagaridiye, ubwo tubaye 3. arangije njye anjyana ku ruhande arambwira ngo kuzi gukore ufite imoso nziza, nagufasha wowe nkagukinisha kuri 3 ukazaba umuntu usimbura. Icyo gihe bafite umukinnyi yitwaga Mataye, nyine niwe muntu wari wenyine wakinaga kuri 3, nta wundi muntu bagiraga muri AS Kigali wakinishaga imoso. Ambwira ati tugira umukinnyi umwe, ariko wowe ubyemeye uracyari mutoya, nagufasha kudevelopa impano yawe nkakuzamura. Nubwo buryo yahise ankura mu izamu. Ubwo selection mba twari tumaze kuyitsinda, afite n'abo bana babagaridiye bandi ariko bo badazi gukinisha amaguru. Ubwo rero nje ankura mu izamu gutyo, akira nyine kuri 3. Urumva nyine iyo myaka atangiye kunozamo muri AS Kigali kuva 2014, 2015 aratuzamura. Ndabyibuka twari abakinnyi 4 batoya, atujyana mu ikipe nkuru. Kuva 2015 nyine turakomeza, naje kuva muri AS Kigali mu 2023 bitanjya mu ekipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport niyo nkirimo uyu munsi. Nubwo twameze nk'imyaka uyidutemberejemo gatoya n'ubundi, ariko reka tubanze tugiremo gatoya muri The Winner. wayigiyemo ukiga cyangwa wari umaze gusoza kwiga? The Winners yatangiye 2013, nari ndi mu wa mbere segonderi. Mu wa mbere segonderi. Yego. Ukina wiga? Nakinaga niga. Ukomeza kwiga wize ibiki? Njye nize amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi muri segonderi. Cyakoze ibintu noneho ukuntu abisobanura bihita byumvikana ko neza wize cyane. Urakiriye rero muri The Winner, uri umunyeshuri, byari bimeze gute kuba uri umunyeshuri unakina? Iyo The Winners dutangira, urumva twese twari abanyeshuri, harimo abantu batoya harimo n'abakuru, kuko urumva ntabwo ekipe birimo abantu bangana. Gusa ninjye mutoya wari urimo. Mbanye bamfataga nanjye nk'umwana koko, kuko n'undi nari umwana mutoya. Umva rero najyaga ku ishuri kera gihe twigaga gonginike 2013, twatahaga saa 8. Umva naratahaga mvuye ku ishuri nkajya mu myitozo nyine nyuma ya saa 6 nyine, ntabwo byari bigoye kuko twigaga rimwe. Bitandukanye n'ubu ngubu system yahindutse, abantu basigaye biga bagataha nimugoroba. Mwigaga mu gitondo gusa, après-midi ubwo ngubwo ukaba ufite yego mfite umwanya wo kuruhuka no kuza kujya gukora imyitozo. Muri Winner ariko ubwo wakinaga nk'umwana wimenyereza, urumva ekipe yaje ijya mu cyiciro cya mbere. Urumva rero kubera ko njye nari nsanzwe nyine nkina mu bahungu, nyine nari nzi gukina deja, nari mbizi. Urumva naranabafatiye match nyinshi cyane, ndi umuzamu gusa nari gatoya, ariko ntabwo ubushobozi bwanjye nyine ntabwo babupingaga nyine, babaga bamfitiye icyizere, bakavuga ati nubwo hari n'abagaridiye bakuru,
gusa uwo mugaride mukuru wabanzagamo yaravunitse, avunitse rero ahita bangirira icyizere gutyo banshyiramo, babona ndabishoboye ndakomeza ndafata. We yamaze nk'amezi 3 yaravunitse, numva yagarutse asanga naramaze gufatisha deja, akajya banshyiramo, ariko nawe kuko yari mukuru asanzwe akina icyiciro cya mbere, we yakinaga mu nyemera z'ibyumba, numva yari umukinnyi mukuru usanzwe ukina shampiyona, numva nyine bakajya banshyiramo rimwe na rimwe, noneho yagarukiye nawe bakamushyiramo. Nayikinniyemo umwaka umwe gusa, wa kabiri yahise isenyuka. Tayari ubu uhuye na Grace abatangiye kugutoza. Kujya muri AS Kigali byari ibintu bikoroheye kuva aho wari watangiriye, wabonaga ari ibintu bikoroheye nk'umuntu kinyine yari umaze kumenyera, cyangwa wagize challenge yo kuvuga ngo mvuye mu ikipe ya mbere nari ntangiye kumenyeramo n'abantu hisi nasenyuka kubera ubushobozi, ngiye mu ya kabiri, wabonaga nyine byoroshye kuba wahinduranya amakipe gutyo? Kuko nari ngiye none ahantu hari abantu turi mu kigero kimwe mu myaka, urumva yari academy. Academy urumva abantu bose baba bafite range y'imyaka iri kumwe, ntabwo byari kungora kuko twari academy twese turi mu kigero kimwe kandi twese dushaka kuzamuka. Yego. Gukina muri defense uvuye mu izamu, ugiye kuzajya uteresha akaguru akaboko, mbere wafatishaga akaboko cyane kurenza akaguru, byo byabaye byoroshye cyangwa? Urumva kubera ko amaguru nari nzi kuyakoresha, iyo uri umuzamu uzi gukoresha amaguru ukaba uzi no gukoresha amaboko, imbere washobora kuhakina, ariko iyo uri umuzamu utazi gukoresha amaguru ntabwo washobora gukina imbere. Urumva ko njye byaranyoroye kuko amaguru nari nsanzwe nzi kuyakoresha n'ubundi. Abantu benshi ko na Jesus ukina muri Rayon nawe mu bahungu nawe yatangiye ari umuzamu, nawe twaraganiriye, numva abantu benshi kuki mwatangiraga muri abazamu babaga mufite ubwoba bwo kuba mwajya imbere? Oya, kera n'umwana arigeraga narebaga kavuga ati reka nigire mu izamu niwe biba bidakomeye, kandi muzamenya bashataga ikibaro cyabaga. Ese uri umwana kera bitandukanye n'iki gihe aba ari utudemi, umwana asigaye agira imyaka 6 azi poste agomba kuba akina mu kibuga, ariko kera wagiraga nk'imyaka 10 utazi ngo nimero 2 abahagaze he, akazi ke nakahe, nimero 3 nakahe. Akabenshi twakundaga tukira abana twakundaga kwataka, tukaba turabataka. Abana rero abana bakundaga kuba babyibushye bagira ubunebwe, bakundaga kwigira mu izamu. Nawe uri muri abo ngaho. Warazamukaga se ukitera mu izamu ukawufata cyangwa? Urumva nimba yo hejuru byagendaga gute ubyibushye? Ntabwo nari mbyibushye cyane, gusa nari n'umunebwe nyine, umva se nakundaga ibintu byo kwigora ngo nirukanye njye gukina. Nakundaga kwikinira nyine nihagarariye inyuma, urumva nuko byakurikiranye n'ubundi. Urakomeje rero noneho ubaye umudefanseri kuri 3. Yego. Kwirukanka ni icyambere, kuba uhura n'abataka baje noneho bashaka gutsinda ni icya kabiri, wenda bari abantu mungana mu rwego rumwe, ariko nyine bashobora rimwe na rimwe ubona ko hari abantu bashabutse. Ese hari umuntu uzwi ubu ngubu muri AS Kigali iki gihe mwari murimo? Twari turimo uzwi. Ubu ngubu nyine ukikina uzwi wamenyekanye nyine? Wamenyekanye. Generation yacu AS Kigali yari uriya kapiteni w'ikipe y'igihugu Gloria, kandi nawe yasoje muri uyu mwaka ushize nibwo yari tayarinze. Abandi bararitayarinze mbere ye, n'abandi bitwa ba Madudu n'abandi bitwaga ba Shadi, abari abakinnyi bakomeye. Na Madudu ndamuzi w'igikara gutyo wari umva bari abakinnyi bakomeye. Twari tugeze ahantu dufite abantu benshi bo kwigira, umva twari abana twari dufite inyota yo kubikora kugira ngo aho turi kubona bari bageze natwe tuzahajye. Umva twari dufite inyota cyane, byatumye nyine dukora cyane kuko twahoraga twifuza kuzamera nk'abo. Twari dufite abantu tureberaho. Ko Madudu nzi ko taye mbona ari nini ijya kuba munini, wabashaga guhandoringa abantu nk'abariya? Madudu kera ntabwo yari munini kiragiye, yaranirukankaga nta muntu wamufataga. Niyo babaga banshyizemo nko mu ikipe y'abantu bakuru ngo dukorane, abantu byansabaga nyine buri kanya no kumukubita amaguru kuko nyine ntabwo nari kumufata. cyari ari igisore. Kugira ngo rero uzave muri ya junior wari urimo
bakujyane mu cyiciro cya mbere noneho utangiye gukina ikipe nkuru byagenze gute selection byagenze gute urumva twarakoze urumva twari turi muri academy turi abana 12 ubwo rero koca nyine yazamuye 4 urumva ntabwo ariko tuzamura twese icyarimwe afite n'undi equipe nkuru yazamuye 4 barushaga abandi icyo gihe tuzamura turi 4 adushyira muri equipe nkuru ku mwaka wakurikiye urumva twageze mu 2014 twatangiranye nayo mu kwa mbere umva sezirange rero 2015 itangiye nibwo yatuzamuye abo 4 nyine barushaga abandi gusa nyine twese twari dufite academy nziza kuko twatwaye igikombe dutwara n'ikindi cya FEASA muri Tanzania nyine ndibuka kiragiye ira AS Kigali yararyanaga byahatana umva icyo gihe abo 4 yazamuye twari tugiye kwiyongera kuri abo bakuru nyine ngo natwe nyine tubigireho dukomerezeho nyine gusa bitera n'inyota n'abandi nabo gukora cyane kugira ngo nabo bazaza ira AS Kigali yaryanaga kiriya gihe kuyinjiramo wabashaga kubona umwanya wo gukina cyangwa winjiyemo uravuga ati reka barabanza kuvuga ati reka nk'umwana twazamuye reka tubanze tube tugushyize aho ngaho ubanze umenyerane n'abandi uzajya ureba byari bimeze bite urumva ko nyine twazamutse turi 4 dufite abandi dusanzemo tugomba kureberaho ntabwo nahise mbona umwanya wo kwita mbanzamo gusa ariko ari match bankiragamo hari nizo nyine ntabaga ndi bujyemo nka match zikomeye nyine kwiyadapta uvuye mu academy match ya mbere mwakinira yibuka match ya mbere nagiye mu kibuga yari match ya Gakenke icyo gihe match twatsinze Gakenke ibitego 7 habaga harimo abakobwa ubona ko bafite amagara nyine bakuru ubona ko nyine bafite bameze nabyita nk'abahashyi namwe mwabaga muvuye hariya byarashobokaga byaranorohaga cyane kuba mwakominikana mwaganira byoroshye cyangwa baravugaga ati ubundi bano n'abana bagomba kujyanira nk'uko mwazamutse muri 4 reka tube tubashyize hariya bazajye bajya gukina cyangwa bazajya bisanzurana nabo na bagenzi babo ariko abakuru bajyemo byari byoroshye ku bantu nkamwe mwari mukizamuka urumva ko nyine twari abana kandi dufite n'abandi gusa twese twabaga hamwe nyine twagiraga rokari icyo gihe urumva nyine mu kibuga badufataga nk'abantu bakuru kuko twabaga turi gukina nabo nyine twambaga kwitwara nk'abantu bakuru ukoze ibintu bibiri gukubita nk'inkongi cyangwa ikindi kugukubita kuko yagombaga kugukosora kugira ngo ubutaha ibyo wishe uze kubikosora ariko nyine niyo twageraga ubwo kuri rokari nimba turi abana nyine ntabwo twibagirwaga role yacu ko turi abana ntabwo twari kuzamuka ngo kuko badushyize mu bantu bakuru ariko ubwo nyine tayari nimba ari ugutwara utujezi ubwo nimwe mwagombaga kuba mudutwaye nimba ariko twarubahanaga ntago ngo wavuga ngo ari mukuru ngo uragenda umutwariye ibintu bye badufataga nk'abana ariko nabo bashaka nyine kugira tuzazamuke ntago bari kudukandamiza muri ubwo buryo deja ko twese twabaga turi burire mu kibuga tugakina ariko twari dutandukaniyeho nabona uko ndabo babaga bari buhembwe twebwe icyo gihe batwishyuriraga ishuri banadutunze muri iki gihe mwari mukiga yego Grace wabonaga uko nabyita gute yari umuntu nyine uzi gukangara umukinnyi ku buryo umukinnyi atagomba kwigira uko ashatse n'abari abakinnyi bakuru wabonaga nyine ababwira nyine abakanga nyine ku buryo umukinnyi agomba kuba nyine agira discipline agendeye ku mutoza ikintu cya mbere cyabagaho yari discipline nta muntu washoboraga kwishyira hejuru mbe ko ari hejuru y'abandi niyo yashakaga gushaka kugaragaza ko uri hejuru yagushyiraga ku ruhande yakundaga gukeya ko ibintu biba ari byiza umwuka ari mwiza abantu bose nyine babanye neza ibintu byo kuvuga ngo uri hejuru ngo mu kibuga ngo nta mukinnyi kamara wabaga iwe ubwo nimba uri mukuru wakoze amakosa yagushyiraga hanze agashyiramo umwana akavuga ati kamuha icyo cyizere nawe yabikora ntabwo yatumaga nyine ari umuntu ushaka kwizamura ngo ajye hejuru ye no kuriya kuntu se yabaga ameze mu gihe umuntu amubonaga kuri match ntabwo ariko yabaga anameze no mu gihe cya entrenoma ku buryo mwashoboraga kwikanga mukavuga ati uyu mutoza ko tubona ari kudukanga yagiraga amakari menshi ariko nibyo ariko hanze y'ikibuga yabaga ari umuntu usanzwe nyine cyane w'umuntu mwiza cyane ku buryo utamenya ko ari mwari muri kumwe nko ku kibuga
nk'akantu mwibukiraho kamwe ushobora kuvuga ati naramubonye ndatungurwa ndavuga nti ntabwo ari wa Grace nabonaga wadukangaga cyangwa wakangaga abantu gutya ni nk'aka cyangwa akantu mva ushobora kuba yarakubwiye ubona nyine ugahita uvuga ati n'umuntu burya wamutoza ni mwiza ntabwo ari umuntu ukanga abakinnyi be cyane ikintu ukuntu yabaga ameze hanze y'ikibuga urumva wenda twabaga nko muri lokari ubwo nimba yaje kuri lokari ubwo niba ari ugukina amakarita twese turakina nawe ajyemo atavuga ngo arakina n'abantu bakuru ngo abana ikirumva ibintu nyine byose bikaba niba ari uba twatetse bagashyira ku iparato twese tugasangira nawe ntabyo avuga ko ariko cawe baramuha ibiryo bye ku ruhande Grace buriya mwarasangiraga cyane yari umuntu nyine usanzwe hanze y'ikibuga ari umuntu mwiza cyane ariko mu kibuga nyine yabaga ari undi muntu isura y'akazi nta bintu byo nta burage no kujenjeka kugira ngo noneho utangire gufatisha mu kibuga neza byagenze gute muri AS Kigali yego urumva n'undi uwo nguwo yari mukuru yarandushaga n'ubundi hari iyo umuntu akurusha ujye wemera ko umuntu akurusha kuko yarandushaga pe ariko nanjye yari urugero rwiza rwo kwigiraho hari umuntu ushobora gutuma nyine ntacika intege nkavuga uyu ni mukuru ayikubye navamo ariko nanjye igihe azavamo nanjye icyo gihe ngomba kuzaba nanjye mpita mfatirana ayo mahirwe nyine urumva nyine iyo myaka yose yari akiri muri AS Kigali agikina n'ubundi ari umutitireri nanjye nyine nkazajya njyamo nyuma nibwo yaje kuva muri AS Kigali yaravunitse deja bamubaga ivi kariyeri nyine isa nk'aho agenda ayirangiza ubwo rero nibwo natangiye kuzajya mbona umwanya noneho wo gukina tayari umuntu akigira akabazo gato tuvuga ati ahangaha ndahafata kabisa simpareko nagombaga nanjye gukora kugira ngo nanjye nzibe icyo cyuho cye nkavuga ati se nimba ari umuntu nakuze ndebera nshaka kuzamusimbura nanjye nicyo gihe cyiza ngo mbiharanire mu gutangira rero arya wombwe match ya mbere yari inyemera yari Gakenke wabanjemo cyangwa wakinnye waje usimbura icyo gihe kuri match ya Gakenke niyo match nabanjemo muri AS Kigali niyo wabanjemo yego kugera muri AS Kigali wenda nta bafana benshi kiragiye bazaga gufana ikipe y'abakobwa ariko yabaga nyine ari match ubona ko nyine hari abantu nyine buri abantu bose abantu barimo nyine bari focus ari n'abantu bakuru nyine wowe wiyumvaga gute muri wowe ukibanza mu kibuga urumva mbere nahabaga nakinaga kera nyine mpagaze nko mu izamu mbara no kujya mu kibuga ngiye guhagarara kuri gatatu ari ubwa mbere muri shampiyona uzi ko umuntu ari kunyuraho gato yari akagera mu izamu urumva ariko byansabye nyine kuba ndi focus nkakurikira nyine ubwo kuko urumva hagati yabaga harimo n'undi abakinnyi bakuru nkamubwira nubona nabyibagiwe ujye ukomeza unyibutse buri kanya naramubwiye ati buri kanya ujye ukomeza umamagara mbwiye niba iri gupfa umfashe kugira ngo mbikosore uwo wabwiraga ni wo kuri gatanu wo kuri gatanu uramwibuka izina yitwaga Kerema Kibasumba okay arakomeza arakwibutsa ariko aragufasha namuhamagara nabwo ati urabona ko ari ubwa mbere ngiye gukina match uza kumfasha kabisa nanamubwiye gutya avuga ni nubona nagiye bagiye ngiye gukora nk'amakosa ugiye utumamagara ngaruke ukiva mu kibuga coach yakubwiye gute Grace umva twavuyemo iyo match dutsinze nyine 7 mwabikubise kera AS Kigali ya kera twatsindaga byinshi nk'ibyo dutsinda ubu muri Reyo abakobwa andi makipe ahantu hose wowe ujya murayabonera kabisa nibyo namenyereye nyine ni umujyo ni ibintu nakuze mbona akubwira gute rero coach nimba byibuka umva twese yaratubanjemo iyo match abo bana bose twavanye mu academy ubwo nyine urumva nyine twese twayinayikinnye neza ndije nyine aravuga ati mukomerezaho biri kuzi ko iminsi izagenda iza muzagenda mumenyera abantu batangira kuri match ntoya bakamenyera nyine urumva match ikomeye Kamonyi niyo twabaga duhanganiye igikombe twabaga turi nk'abambere Kamonyi ya kabiri umva ubwo uwo munsi yanshyizemo nsimbuye ndabyibuka gusa Kamonyi yaranadutsinze iyo match ku Kamonyi dutsinda ibitego niba atari 2-1 ni 3-1 wari umaze kumenyera se ku buryo noneho bitabaye ikibazo ngo bakubwire ngo hano wakoze amakosa ya naya ntabwo wari ukibwira wa wundi wamubwira ngo nari naramaze kumenyera deja n'ubwoba bwarashize
yego ubu uratsinzwe gutsindwa kuri wowe wabifasha noneho twatsinzwe iyo kipe twayishaga amanota 5 urumva idutsinda yose hasigaramo amanota 2 imibare itangira kuba myinshi tutangiye gutekereza ko wenda abana tubatazongera kudushyiramo kubera ko match zatangiye gukomera twumva nyine ko wenda ubungubu kubera ko twatangiye gutsindwa bushobora kutongera kudushyiramo nyine ariko nyine ntago yadukuyemo nyine n'izindi match hari hasigaye nk'ebyiri yarakomeje nyine akazadushyiramo paka nyine birangira dutwaye n'icyo gikombe paka murangira mutwaye igikombe kuzamura igikombe cyawe bwa mbere rero wiyumvise gute 2015 icyo gihe nicyo gikombe cya mbere twatwaye mbona icyo gihe meya w'umujyi wa Kigali niwe waje kutwakira umva nahise mvuga ni ikipe ni nyine nabonye ari ibintu kuko urumva nicyo gikombe cya mbere nari ntwaye kuva ndatangira gukina umupira icyo gihe bagiye kutwakira baranadushimira abakinnyi nyine bazamutse batoya ko bafite n'ubushake tubwira ku kintu cya disipurine ko tugomba gukomerezaho kugira tuzagere kure tudafite disipurine nta nshobora kugera urumva biri mu bintu meya yatubwiriye aho hantu nyine urumva bamweretse abakinnyi bamwereka abakinnyi akademi tunguranye kuri mu ikipe nkuru igatwara igikombe nawe bizi ko hari uruhare wagizemo kugira ngo iki gikombe kiboneke nicyo gikombe bishimiye cyane ubundi bajyaga batwara ibikombe bagaserebura nyine batubwiye amateka ariko icyo gikombe bakishimiye cyane avuga ati byibura harimo n'abantu batoya bafite n'ubushake bari kwiga twarakishimiye cyane ko twagitwaye icyo gihe turusha amanota 2 gusa mwavuze ati ikipe yari yaradukubise ariko tuba turayizamuye turagenda rero ukomeza noneho uratangira ukina muri AS Kigali nta kibazo birakomeza paka 2019 2020 hazamo covid turahagarika 21 urumva nabwo ntitwakinnye ariko muri za 2018 n'ubundi hari igihe wabonye AS Kigali itangiye kuzajya igabanuka n'ubundi ubona itagifite ya makare urumva ko cyayivuyemo nyine tubona isena none nk'isubira inyuma urumva noneho ritime yaragabanyutse kuko hari igikombe badutwayemo mu mwaka umwe 2019 barakidutwaye cya shampiyona buriya yari kubura coach gusa wari ugiye oya ariko nyine n'abakinnyi urumva hari ukuntu umutoza w'umugore ashobora kubaka avuga ati aba ni abakinnyi ni abakobwa akajya twibutsa ibintu byinshi ariko se urumva icyo gihe nta rokari yari igihari buri mukinnyi yasigaye yibera iwabo abandi baba mu mageto nyine bacumbitse kuko abenshi ntabwo babaga ari ab'i Kigali urumva ubuzima bwari buhindutse kwanza urumva byabanje kuba ari ibintu bigoye kuko nk'ubu ama ekipe menshi yabaga ashingiye nko ku bigo abakinnyi biga mu ma interina babayo na AS Kigali rero habagaho rokari urumva rokari yaje gusenyutse abakinnyi bakazajya bicumbikira ko urumva twese rokari yarasenyutse natwe bisaba ko abantu badaturiye n'iwabo tugomba nyine kumenya ubuzima urumva ubuzima bwari buhindutse kwibwira ubuzima bwawe no kuzajya ureba uko wabaho ngira ngo ubwo nibyo byahise bitangira no gutuma mu mutwe hatangira gutekereza ko tuwabanza nkareba indi kipe najya muri yo Rayon Sports yaje nyuma za 2023 harya yego numvaga kera yari ihari buri kera se wabanje kujya hehe nakomeje muri AS Kigali gusa nyine twamisinze igikombe cya 2019 cya shampiyona gusa ariko dutwara icy'amahoro imva itazamo covid Grace yaramaze kugenda yari yaramaze kugenda deja yagiye 2017 ese igenda rya Grace waba wibuka nk'impamvu cyane niba yarabaganirije akabwa ati imeze gutya igenda je nuko n'umujyi wigeze kumuhagarika nyine icyo gihe ava mu nshingano gutyo nyine atajya kwitoreza abana ubwo rero ubu urakomeje 2019 mutwara igikombe 2020 covid ijyamo mwese mwahise muhagarara harya buriya shampiyona y'abagore ntiyongeye kugaruka 2022 waza yagarutse 2022 yo ntago bakomeje guhanyanyaza kumara imyaka 2 udakina
nk'umuntu wari umaze kumenyera porofesiyoneri mu kibuga n'iki byose ntabwo byakugizeho ingaruka? Urumva iyo myaka ni myinshi, gusa urumva hari harimo ikibazo cya kovide. Urumva kovide hari igihe haje no kubaho lockdown. Wakoraga imyitozo ku ruhande cyangwa? Iyi lockdown igihe yagabanyukaga, hari igihe habaga bemera siporo individuelle buri muntu. Icyo gihe narakoraga, ntabwo nahagaritse gukora, gusa nakomeje gukora imyitozo kuko twabaga tuzi ko ejo n'ejobundi bishobora kugabanya ubukana kovide tugasubira mu kibuga. Urumva ntabwo umuntu yari kwicara kuko wari kuzasanga warabyibushye kuko yari umwanya mwiza wo kwirirwa umuntu arya aryamye nta kandi kazi. Urumva byasabaga ko ukora nyine kugira ngo ukomeze umanaginge n'umubiri wawe nyine kugira ngo utazasanga ibiro byariyongereye. Transfer yo muri Rayon, reka niyihute kujya muri Rayon, byaje kugenda gute? Tuganirizaho gatoya kuntu byaje kugenda muri Rayon. 2022 twatwaye igikombe cya shampiyona muri Kigali, tujya gukina Sekafa muri Tanzania. Tugarutse rero nibwo twaragarutse nanjye kumva amakuru ko Rayon igiye kuza y'abagore. Urumva ariko nanone nkumva sindi kubikurura ukuntu ndi buve mu cyiciro cya mbere nkatangira gukina mu cyiciro cya kabiri. Nyine nkumva ari ukongera gusubira inyuma yaho, ariko turabona kandi utarigeze unagikinamo ahubwo yego bwari bwo bwa mbere. Nekereza nyine ukuntu ndi bugiye gukina mu cyiciro cya kabiri mvuye mu cyiciro cya mbere nkumva ni ibintu bihabanye. Gusa nakumva rero nkumva ni ikipe ifite izina riremereye, twese turabizi. Ubwo bategura match twari dufite akademi muri Kigali, bategura match bari bukine na Rayon Sport y'abagore, nibwo yari itangiye imyitozo. Noneho coach wadutozaga aratubwira ati ndashaka abakinnyi 4 bakuru ko muza kumfasha kuri iyo match. Iyo match yari iri ku Ruyenzi bari bukine na Rayon. Ko na Rayon niwo mwanya yari ifite wo gukoresha test abakinnyi, kuko yari ifite abakinnyi bashaka kuyijyamo benshi, ishaka gukoresha test kugira ngo igire abisigarana n'abandi barekure. Urumva rero umutoza wadutozaga Igori yansabye gutyo, uyu munsi n'uri gutoza Kigali y'abagore. Aratubwira ati muraza kumfasha, se twambwiye ko nta kibazo. Tujya kumufasha tukinira ku Ruyenzi, ndabyibuka icyo gihe bahadutsinda igitego 1-0. Ubwo Patrick uriya wari SG wa Rayon, nyuma ya match aratuganiriza, arambaza ati kontra imeze gute muri Kigali, waza ukadufasha muri Rayon? Ndabwira ati uyu mwaka ndimo n'uwa nyuma nyende gusoza amasezerano. Urumva byari biri mu kwa 9, amasezerano yanjye yagombaga kurangira mu kwa 10 ku itariki 30. Ndabwira ati amasezerano yanjye arabura ukwezi kumwe ngo arangire. Ati se byakunda kuza gukina muri Rayon? Mbanza kubitekerezaho ndavuga se icyiciro cya kabiri se mufite gahunda ibintu nyanangira. Turaganira, arambwira ati dufite gahunda, dushaka kubaka ibintu byacu kandi Rayon urabizi ni izina rikomeye, numva ifite n'abafana. Na Rayon yacu numva ntabwo izaba yoroshye nubwo izaba iri mu cyiciro cya kabiri. Namuhaye igisubizo, nsubira muri Kigali dukomeza imyitozo. Haciyemo icyumweru arongera arampamagara, arambwira ati ufite umwanya? Ndabwira ndawufite. Ati ngwino kuri office tuvugane. Njya kuri office ya Rayon tuganira noneho mbona ko batangiye kuba seriye, ariko ibiganiro ntitwabihuje. Hari ibyo nabasabye nubwo bari mu cyiciro cya kabiri, nubwo bari gutangira, gusa urumva kamemu nari maze kuba umukinnyi usigaye uhembwa. Urumva rero nababwira ati nimba muri capable yo kumpemba mukama ibi n'ibi nzaza kubafasha. Ubwo twarabyumvikanye, gusa ntitwabyumvikana neza, nditahira. Hacamo nanone nk'ikindi cyumweru shampiyona yegereje, arongera arampamagara ati se ntabwo urabitekerezaho? Ndabwira ibyo nabasabye n'ibiri, ahubwo niba bikunda muzamamage no nanjye ubundi tayari kuba naza kubakina. Kontra yarangiye. Yego. Ubwo umunsi ambwira ati uzaze kuri office. Ndagenda kuri office turabyemeranywa, nkava nanasinye. Gusa nsubira muri Kigali mu myitozo nimugoroba, ntababwiye ko nasinye muri Rayon. Iminsi nk'itatu irashira ngira ngo kontra nyine ikireho akadomo. Kontra imaze kurangira mpita njya gukomereza imyitozo muri Rayon mu cyiciro cya kabiri. Usezera kuri babandi bose mwarabanye imyaka myinshi, harimo n'abo twari twaraturukanye mu kademi twari tugikina na muri Kigali. Mbabwira ko nyine byabaye ngombwa ninjye wafashe icyemezo, nta wese kuko utabanje kutugisha inama. Ndavuga rero
iyo upanze ibintu ugashaka gushyiramo abajyanama ibintu ushobora gupfa ushobora kwenda nari kubaganiriza mukavuga ati mu cyiciro cya kabiri nta gahunda ntaki ariko njye nafashe decision deja namaze no gusinya ntabwo biri buhinduke cyane ko mbaye namaze gusinya byari ukubabwira umwanzuro wanjye yabwo nubwo nahise njya gukomereza ubuzima bwanjye muri Rayon Sport nangirana nayo mu cyiciro cya kabiri dutwara igikombe mu cyiciro cya kabiri turazamuka ko mwahise munakubita ishuri imwe ntimwigeze mwakiriye mu mwaka umwe wonyine muhita muzamuka kabisa twazamutse dutwaye igikombe twazamukanye n'indangarwa nazo tugihanganye na n'uyu munsi urumva twahise tuzamuka tugera no kuri finali y'igikombe cy'amahoro urabyumva yari irimo n'amakipe yo mu cyiciro cya mbere twe twari turi mu cyiciro cya kabiri gusa byarangiye badutwaye iki gikombe badutsinda kuri penalty ya Kigali urumva nk'ikipe nkuru twari dusanze mu cyiciro cya mbere yabereye ku Mumena urumva nk'ikipe twari dusanze mu cyiciro cya mbere ari ikipe nkuru ifite ibigwi gusa natwe nyine twari dufite izina turi kugenderaho rikomeye rya Rayon Sport urumva twarahanganye gusa nuko byarangiye dutsinzwe kuri penalty igikombe baragitwara uwo mwaka wabaye mwiza kuri njye urumva ko kuva mu cyiciro cya mbere ukajya gukina icya kabiri ukahita utwara igikombe kandi nabwo ni ishema nanone cyiyongeraga ku bikombe nk'umukiriya usanzwe atwara ibikombe deja ubwo rero hataza n'icy'amahoro urumva tutatubona uko mu cyiciro cya mbere noneho bimeze urumva twari dutangiye guhangana n'amakipe mu cyiciro cya mbere ubwo uwo mwaka twazamutsemo nabwo twaje gutwara igikombe mu cyiciro cya mbere ariko bwa mbere uretse gatoya kuhita wirukanka gatoya utwaye igikombe nibyo cya shampiyona nyine wazamutse ariko noneho ugeze mu cy'amahoro AS Kigali ya kipe wari urimo ihise gutsinda akavuze ati n'ubundi ibyo nirukanyiraga byose n'ubundi ya kipe iracyandusha n'ubundi nakabaye nisubirira muri AS Kigali n'ubundi ntabwo byancarenjinze cyane impamvu ni uko nari nabonye ko uburyo badutsinzemo ni penalty undi aba ari amahirwe aba ari 50-50 uko umuntu agutsinze kuri penalty urumva nawe uba wahatanye kabisa mwakaniye kabisa urumva ko twababanje n'igitego baza kukitwishyura kuri tirizi kuri penalty ko nta muhanga wazo biranga urumva ntabwo byambabaje navuze ati ubwo tubashije guhura nayo kuri finali bikadutsinda gutya icyo nekereza cyo nidura nayo mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ntabwo izongera kudutsinda nyine byaduhaye akazi no gushakisha uburyo bwo kuzayitsinda bitatugoye ubu murazamutse rero ndibuka ko icyo gihe noneho yahise itangira kujyamo abantu bakomeye abantu bose baratangira barayivuga abafana ba Rayon noneho bahita bazamuka mbere bajyaga baza ndabyibuka tangira kugura abakinnyi bamwe muri AS Kigali nabo bandi bari barimo baraza bazamo Rayon Sport noneho yari imeze kuri uyu mwuka mwari mumeze gute muri vestiaire urumva kiragira urumva harajemo n'abakinnyi bandi bakomeye harimo abana twaturukanye mu cyiciro cya kabiri urabyumva ubwo haraje abantu baza kutwongerera imbaraga kuko nk'abantu bakinagamo bari basanzwe bakina shampiyona twari abantu bane abantu bakuru bamenyereye shampiyona abandi bose bari abana batoya numva ko noneho bazanyemo izindi mbaraga ziza kuramforusa ngira ngo sibwo na ba Kaboyi bajera nibwo nicyo gihe ba Kaboyi baje harimo Mbappe na ba Mbappe yego kiragiye rero urumva ko bagabanyije abakinnyi abatoya nyine babarekera muri akademi abakuru nye turakomeza dusunikana n'abandi bari batuzaniye nongera guhura na bamwe mu bakinnyi twakinanaga muri AS Kigali urumva byari byiza noneho ongera musubira muri wa mwuka dusubira muri wa mwuka birangira nyine dushyize hamwe dutwara n'igikombe cyo mu cyiciro cya mbere icyo gikombe cya mbere mukigeramo kabisa iriya Rayon Sport yaryanaga bavuga ko ari iy'abagore wenda sinzi niba ko babyita mwumvaga intego yanyu ya kiriya gihe ngira ngo umutoza icyo uko babaganirizaga yari ukuba mwatwara igikombe gusa bikagarukiraho cyangwa byari ukuba mushobora kuba mwazamuka mugatangira guhangana n'amakipe yandi yo hanze nk'uko bajya bavuga ngo indi ngo inkuru y'abagabo ikunda kuba ihatana ishaka kujya mu matsinda gusa mwebwe intego yanyu yari iyihe urumva ko AS Kigali yari yarasohotse mu mwaka wari wabanje igarukiyemo kimwe cya kabiri muri Sekafa Champions League natwe twatwaye igikombe turavuga ati aho yaryejeje none natwe tugomba kuzaharenza muri uwo mwaka ariko urumva nyine twagezeyo ariko biranga gusa twarize
nibyo byatumye uyu mwaka noneho tugenda noneho turenga hamwe tutageze ubushize tugera no ku mukino wa nyuma byo byihoreyeho tugiye kubigeraho ubu byari bikaze ngira ngo ariko muri kiriya gihe muri kuvuga ngo murakinnye murabanje mutwara igikombe muranasohoka ngira ngo mwamaze gusohoka ndibuka ndi mu bantu baje mu gihe bari bari kubakira perezida ngira ngo ni Jean Fidèle icyo gihe wari uriho arabakira Nyamata baganiriza uburyo abashimira uburyo mwakoze anakomparata abagabo wenda mwege ntabwo mwitwaye neza nka bashiki banyu ariko nawe muzagira mwumvaga gute ubundi ishema ryo kuba mwe mwaratwaye igikombe n'abasaza banyu cyarabananiye urumva icyo gihe dutwara igikombe cya shampiyona rero y'abahungu yarakimisinze ntabwo yagitwaye ariko yatwayemo icy'amahoro gusa urumva yishimye ku ruhande rumwe urundi ruhande nyine arananenga avuga ko nyine icya shampiyona ari cyo gikomeye cyane gusa n'icy'amahoro nacyo cyari cyiza kuko nacyo cyatumye basohoka twese twarasohotse kiriya yego ngira ngo mujya mu matsinda rero ni iki wabonaga wari warigeze wenda kurira ya ndege byo kujya gukina mbere muri AS Kigali urongeye ufashe neza n'uriye ugiye kujya gukina n'ikipe n'andi makipe kuri wowe wabonaga experience yari imeze gute byari bingana kuba muri AS Kigali na coach mwari mufite mwari mwaramenyeranye wari wanaturukanye nawe mu butoya cyangwa byari bigoranye kubera ko wari uri mu yindi kipe wenda utanamenyereye n'ubundi AS Kigali tujyamo nabwo tugenda ntabwo twajyanye na Grace yari yaravuyemo Grace rero kuko twagiye tike ya mbere ikipe zo mu Rwanda zatangiye gukina Sekafa ni muri 2022 numvaga kiragiye mwana zamuka mbere ntabwo byabagaho bino bya Sekafa by'amaklub bya champion habagaho Champions League gusa nyine ikinwa n'ibindi bihugu byo hakurya muri East Africa ntabwo byageragamo bazana no kubicisha muri East Africa ngo igiba itike yo kubona kugira ngo abantu bajye mu matsinda ya Champions League ubuzamukanye na bakaboy rero nabandi umwuka wanyu mwagiye mwumva bimeze bite mwagiye mufite iki cyizere wenda nubwo bitaje kugenda neza nyuma niki mwatekerezaga kiragiye umva amakinyi bamwe barakenye Sekafa nyine ya mbere yo muri Tanzania umva harimo icyizere tuvuga ati byibura twabonye ukuntu ndi makipe yandi abameze babihagaze ariko urumva nyine ntabwo byagenze neza bavuga ati ntabwo bigenze neza muragarutse hatangira kugenda havamo bamwe ndibuka bakaboy bagenda basohoka abandi ntabwo byahungabanyije muri timu ngo muvuge ngo nubwo bayingeragamo abandi kuko bakaboy baje hari n'abandi babaga basohotse ubwo rero nubwo barasohotse n'abahaza nyine haboneka umwanya wo kujyana n'abandi binjira nta challenge wagiye uhura nayo ngo uvuga ati wenda hano ndabona umutoza atari kunyumva neza cyangwa abakinnyi bagenzi banjye ntabwo turi kumvikana yari igihe nyine umukinnyi ntabwo burya ahora ari kuri top hari igihe ugera meforume ikaza ugasubira nk'inyuma umwanya wo kubanzamo ugasa nkaho umara igihe utari kuwubona ariko ntabwo umukinnyi nyine uba uri seri uri tayari mu mutwe ashobora kumara igihe kirekire muri meforume kuko urayivamo nanone ukongera ukagaruka ugasubira kuba undi n'undi mwanya ukawusubirana ni iki kigufasha rero kuva muri meforume kandi wari urimo mu gihe ubizi ko nawe uri muri meforume icya mbere ni uko uba ubizi koko ko ibyo bihe ubirimo iyo utazi ko uri muri meforume n'ubundi urigihora nyine aho ngaho ukajya utekereza ko wenda bakurenganya yego ariko wowe waragerageje uvamo birakunda yego byansabye imbaraga no gukora cyane twihuse gatoya kugira ngo dusoze Rayon Sport noneho nabyita yo mu matsinda yasohotse mu mwaka ushize ni Rayon Sport wabonaga gute iyi rero yacu y'umwaka ushize yego urumva ni Rayon Sport twasohotse ahantu hatadaha amahirwe natwe ubwacu bamwe muri twe nyine ntabwo babonaga ko byashoboka gusa ikintu cyadufashije kugera kuri ibyo bintu byose ni uko twashyize hamwe twubatse ikintu kimwe nicyo cyatumye tugera aho ngaho pe ndabyibuka ari iri kuryana pe kiriya gihe irareba dutwara igikombe twari dukomeye
muragenda musohokana n'umutoza wanyu wari umaze n'iminsi nawe mumaze kumenyerana nawe yagize nibwo yari yasubiye mu bagabo gato akongera akagaruka yarasubiye mu bagabo akahita agaruka ariko nawe urumva iyabanje yari yayibonye yabereye muri Ethiopia yari yabonye ukuntu amakipe aza ameze n'ukuntu aba yariteguye nawe yagarutse afite intego none aravuga ati mwaka ushize twaviremo mu matsinda tudatsinze match n'imwe atari ko byibura uyu mwaka byo dushobora kugera kure ariko iyo umwaka wari ya yindi ya mbere niyo yari yajemo harimo n'umukobwa w'umuzungu ngira ngo wari waje gukora imyitozo w'umudage ngira ngo kiriya gihe yari iri kugenda ikanga abantu cyane bari kuvuga ngo noneho bazanye n'abazungu mugiye none mu matsinda uyu mwaka ni nk'ari nko mu mwaka kuko n'ubundi ni mu mezi ashize muragiye murakipe murayakubise ubu ari iki cyabafashije kugira ngo mubashe kuba mwatsinda ari amakipe mukagera kuri hariya cyane reka nkubwire gatoya tukibona amatsinda tombora ukuntu twatomboye ikipe zikomeye pe natwe tubizi ko zikomeye haba ndi muri AS Kigali iyo kipe twaga turi mu itsinda nayo yadutsinze muri Tanzania match ebyiri match imwe dutsinda 3-0 indi match dutsinda nabwo 4 urumva iyo kipe nanone twisanze muri rero dusanga nayo twongeye duhura nayo kandi mu itsinda rimwe nayo n'indi kipe y'u Burundi nkanjye nabonaga ati ikintu gikomeye dushaka kuzakora yo muri ayo makipe twatomboye gikomeye nabonaga ari ukuzanganya gikomeye nyine ko ntabwo nabonaga gutsinda gwari kuko iyo kipe nayo mbizi ko yadutsinze ni muri AS Kigali ikadutsinda ni muri Rayon nyine icyizere cyahise nkaho kigabanya cyari cyatakaye yego gusa twese cyambere ikintu twabanje kubona twabonye ko abantu bose bari hirya no hino nta muntu n'umwe uri kuduha amahirwe bitewe na tombora twagize bitewe n'abantu twatomboye nyine abantu bose nta cyizere bari badufitiye gusa ikintu cya mbere twakoze twashyize hamwe dukora ikintu cyitwa ubumwe dushyira hamwe turakundana nyine kugira ngo tubigere kuko iyo tudakora ikintu kimwe ntabwo twari kubigeraho batayari mugeze muri kimwe cya kabiri ku mukino wa nyuma paka nyine gusa umukino wa nyuma urumva finali nayo igira ibyayo nyine urumva nta kuntu tutari twagize nimba ubushize twaravuye mu matsinda ubundi mwaka tugahita tugera kuri finali urumva twakoze foro ikomeye gusa nyine twakifuje gutwara igikombe kugira ngo dusohoke kuko iyo utwaye igikombe nibwo ubona ati cyagenda ekipe imwe gusa byaranze nyine ariko twavanye nanone intego tuvuga ngo nitwongera gusubirayo noneho ya finali tutatwaye noneho tuzaza tuyizanye dusoza Sifa noneho ni muntu ki noneho abantu batamuzi noneho reka twirengagize ku bantu bamubona mu kibuga Sifa ni umuntu umeze gute wowe umuzi Sifa ni umuntu usanzwe ukunda gusabana cyane n'abana batoya nizo nshuti nyinshi ngira mu buzima bwanjye ndi umuntu nyine uri hambo cyane ukunda gusetsaho ukunda gusererezanya nta muntu nyine tudashobora kubana mu kibuga inshuti ye cyane ni irinde wenda abantu ntabwo utari inshuti ye mu kibuga inshuti ye cyane ni iyihe ikibuga inshuti yanjye abakinnyi bose ni inshuti zanjye kuko wa muntu muvugana tuba turi kumwe tuba tugendana akenshi abakinnyi dukunda kuba tugendana ni abanyamahanga abanyamahanga ko muri ariko abakinnyi bose tuba turi inshuti kuko mutabaye inshuti yakwima pasi ibyo abakinnyi bose baba mugomba kuba inshuti bose mukabana Sifa atekereza iki mu bihe biri imbere ni iki yifuza kuzageraho banifuza ko urwego rwanjye nyine rwo gukina rutazarangirira hano mu Rwanda gusa banifuza ko nazajya hanze wazagera hanze yego nkajya gukinayo byibura nyine nkareba naho uko biba bimeze wigeze nta kipe wigeze utesitinga ngo urebe imwe nigeze kwa purayinga muri Polande haza kubamo ikibazo cya viza ariko ntabwo ayo mahirwe ntabwo yongeye kugaruka ariko ntekereza ko bagarutse noneho nagenda ibindi warabikemuye bya viza yego kandi kanyuma Sifa yabwira iki ku bana bagishaka kuzamuka muri football ikintu nabwira abana bashaka kuzamuka
ikintu cya mbere ni ukuba bafite disipurine. Nta kintu na kimwe ushobora kugeraho muri iyi kariyeri no mu bundi buzima busanzwe udafite disipurine. Bisaba kuba ufite disipurine, bigasaba kuba uzi kwihangana kandi uganakora cyane ubishyizeho umutima. Bizabafasha nabo kuzamuka batera imbere. mesaje imwe ku bafana ba Rayon. Abafana ba Rayon Sport turabakunda nk'uko nabo badukunda, bakomeze badushyigikire. Aho bagejeje birahagije kuko turi mu bantu natwe. Ekipe ya Rayon Sport y'abagore dufite abafana benshi. Ntabwo turakina match tudafite abafana, haba i Kigali haba no mu ntara. Icyo kintu turakibashimira kandi turanabakunda, bakomeze badusapotinge nk'uko babikora, natwe tuba tubaha ibyishimo birenze.